Turongeye turasuje mwese abadukurikiranye kuri Hand of God Ministry 250. Imana niduhana umugisha. Muri kumwe na Eve Bosco. Umugisha w'Imana nubaza mwebwe mwese mudukurikirana uko bwije nuko bukeye. Mwebwe mudasiba kuduha inkunga zanyu mu bitekerezo, subscribe, like, comment ndetse n'ibindi. Umugisha w'Imana nubabeho uko bwije nuko bukeye. Uyu munsi twageze muri ya saa yacu nkuko bisanzwe. Hanyuma hari igihe ari wowe Imana yabagiye kubwira none ahangaha, wowe rero umaze bigiye bitandukanye, rero umugerageza maze mu gihe kirekire. Hari igihe hari icyo Imana yagiye kukubwira, hari igihe yaba ari igisubizo cyawe, hari igihe yaba ari impinduka uyu munsi ku buzima bwawe, kuko hari icyo Imana yera yo mu ijuru yabigiye gukora kuri wowe. Kandi ntugire ubwoba, ntutinye, nubwo yarashize igihe kirekire, ariko nagira mubwire ngo hari icyo Imana igiye kuvugana nawe. Reka uyu munsi mu isaha yacu dusome igitabo cya kabiri cyo ku Ngoma, ibice ni 20, turera ku murongo wa mbere. Hanyuma twumva icyo Imana ivuganye nawe, kuko uyu munsi ndifuza yuko Imana ivugana nawe kandi kumva ko ari Imana ivuganye nawe. Kandi icyo Imana ivugana nawe ni iki kubwira ugikore nk'uko ikikubwiye, kuko ari Imana ije gukora. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo igitabo cya kabiri cyo ku Ngoma, ibice ni 20, umurongo wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Abayuda n'Abamowabu batera Yehoshafati afatwa n'ubwatakambiro w'Uwiteka. Umurongo wa mbere akavuga ngo hanyuma y'ibyo Abamowabu n'Abamoni hamwe n'Abamenebawumu batera Yehoshafati bajya kumurwanya. Maze haza abantu babwira Yehoshafati bati, haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse i Siriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze i Hasasonatimari ariho Enegedi. Yehoshafati aratinya yahita gushaka Uwiteka, ategeka Abayuda bose kwiyiriza ubusa. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara, baturuka mu midugudu yose y'Ubuyuda bazanywe no gushaka Uwiteka. Amen. Rero uyu munsi ngiye guhanura muri rino jambo, ngiye kukubwirira ibyo muri rino jambo, ndagusaba kuntega amatwi yawe gusa. Hanyuma kino gihe ni igihe umwami yitwa Yehoshafati yari ari ku bwami yimye ariyo igihugu cya Isiraheli. Hanyuma ijambo riratubwira ngo aterwa n'amahanga agera muri 3, mbese n'ibihugu bigera muri 3 byari bituranye n'igihugu cya Isiraheli. Hanyuma ngo biriteranye icyarimwe, ingabo zabyo ziriteranya ziza kurwanya kino gihugu cya Isiraheli ndetse n'umwami Yehoshafati. Hanyuma ijambo riratubwiye ngo Yehoshafati amusanira amakuru, navuga ko atari amakuru meza, ari amakuru y'incamugongo. Nawe muri iyi minsi hari amakuru y'incamugongo ari kukugeraho, hari ayo ufite atari meza, uri mu bihe bikugoye, uri mu bihe ubona bikomeye kuri wowe, ariko hari igisubizo. Nubwo incamugongo ari nyinshi kuri wowe, hari igisubizo Imana igiye kuguha muri uyu mwanya. Kandi gusa kugira ngo igisubizo Imana igiye kuguha, wizere Imana gusa, kuko ni isaha y'ubuhanuzi, ni isaha yo gukora kw'Imana, ni isaha y'ukuboko kw'Imana nk'uko channel yacu yitwa ugiye kubona ukuboko kw'Imana. Hanyuma ijambo riratubwira Yehoshafati akimara kumva zino nkuru zari zikomeza incamugongo, Bibiliya iratubwira ngo ntabwo yigeze yihata kujya gushaka abakomeye ndetse n'abanyembaraga. Ntabwo yigeze yihata gushaka ingabo zikomeye n'amagare y'amafarashi, dore ko yari abifite, ahubwo yaravuze ngo yihase gushaka Uwiteka. Riratubwiye ngo mbere na mbere yaratinye muri we, ngagira ubwoba bwinshi, ngo yihata gushaka Uwiteka. Hanyuma ngo ateranya Abayuda bose. Ijambo rikiro cy'uko yari umwami, yari umuntu ukomeye mu gihugu, ngateranya Abayuda bose ngo baraje ngo bose ngo biriza ubusa. Nagira ngo ibyo bikugoye, ibyo bikuruhije, uyu munsi Imana avuga nawe irakubwiye ngo senga uyiriza ubusa. Ushaka gufata umunsi umwe, ushaka gufata iminsi 2, ucyumva hano ubuhanuzi ngo uhanuriye. Icyo kibazo cyawe wari ufite gifatira umunsi umwe, ifata iminsi 2 uyiriza ubusa. Sinzi icyo ufite, ashobora kuba ari uburwayi, kandi nk'uko mbikubwiye byizere, kuko ari Imana iri kuvugana nawe. Byizere ko Imana ibikubwiye, ufata umunsi umwe, ufata iminsi 2, ufata iminsi 3, hanyuma wiriza ubusa usenge. Imana ari kigiye kuza gukora ku kibazo cyawe wari ufite.
nubwo cyari gikomeye izera Imana kuko nivuganye nawe. Hanyuma ngo biriza ubusa ngo bashaka Uwiteka. Hanyuma muri uko gushaka Uwiteka batangira kumutsa ngo baramubwira ngo Uwiteka wasohoye wabanye natwe muri kiriya gihe, sohoye wagendanye natwe. Hanyuma ngo binginga Imana basenga biriza ubusa ku bw'ikibazo bari bafite. Nagira ubwire ku bw'icyo kibazo wari ufite cyari kigukomeye, cyari kikugoye, uburwayi buri umuryango wawe, ayo mashuri y'abana bawe, ako kazi kawe katari kugenda neza, iyo bizinesi yawe itari kugenda neza, Imana uyu munsi ivuganye nawe unteze amatwi. Ubuhanuzi buhanuriye baravuze ngo fata igihe cyo gusenga, fata umunsi umwe, fata iminsi ibiri, wirize ubusa, hari ubutabazi ugiye kuza ku buzima bwawe. Haleluya. Hanyuma ngo barakomeza barasenga. Reka twumve amasengesho Yoshafati ikintu yabyaye, twumve ingaruka zayavuye muri uko kwiriza ubusa. Hanyuma uko kwiriza ubusa turasoma nanone muri Yoshua 20, turasoma duhere ku murongo 15. Umurongo wa 15 hari ijambo rivuga ngo reka duhere kuri 14. 14 aravuze ngo maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Yahazayeli mwene Zekariya mwene Benaya mwene Yeyeli mwene Mataniya n'umulewi wo muri bene Asafu, aho yari ari hagati mu iteraniro. Aravuga ati, nimwumve mwe Bayuda mwese, namwe abaturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yoshafati, uku niko Uwiteka avuze, witinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ni urw'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Arakomeza aravuga ngo ejo, ngeze kuri 16, aravuga ngo ejo muzamanuke mubatere, dore barazamuka ahaterera hajya Isise, muzabasangaho ikibaya giherera mu butayu bw'i Yeruweli. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Arabwira ndamagambo arabwira ngo iyo ntambara ntabwo muzagomba kurwana. Nusenga ukiriza ubusa nk'uko Imana ibikubwiye, Imana izoreza ubutabazi ku buzima bwawe. Imana yabwiye Yoshafati nawe amagambo akomeye, arabwira ngo urugamba ntabwo ari urwanyu. Uwiteka arabwira ngo urugamba ni urwanjye. Nusenga kuri icyo kibazo cyawe ufite, gafata umunsi umwe ukiriza ubusa, ugafata iminsi ibiri, Imana ivuye nayo irakubwira ngo urugamba ruzaba rwayo. Uzabona Imana ikurwanirira, uzabona ubutabazi bw'Imana, uzabona gukora kw'Imana, uzabona kugira neza kw'Imana, uzabona Imana yitamura mu buzima bwawe. Reka mbwire mwene data unteze amatwi, Imana ya Isiraheli yarakubwiye ngo ije kurwanira urugamba, kandi Imana ya Isiraheli ije kubwira ngo urugamba si urwawe ahubwo urugamba ni urw'Imana. Ibyo nibyo byari biguteye, Imana ije kubwira ko ari ibihagurukiye, nubwo byari bikuruhije, nubwo wari unyuze mu nzira ndende, ariko Imana iravuze ngo nubwo bimeze gutyo, Imana nayo igiye kuza ikurwanirire, kuko ni Imana igiye kwemera kuza kurwanirira. Fata umunsi umwe, oya wipinga, fata umunsi umwe, fata iminsi ibiri, usenga Imana, hanyuma uzamaga umbwira ko hari icyo Imana yakoze. Uyu munsi nubwo buhanuzi Imana yari impaye, hanyuma Imana ikugire neza, kandi Imana ikwiteho mwene data. Komeza mudukurikirane, hari n'ibindi byiciro byinshi bigiye bitandukanye by'ubuhanuzi by'icyo Imana ivugana nawe muri kino gihe. Rero Imana nikwiteho kandi iguhe umugisha. Amen. Amen.